kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamusi cyiza bivanye naho buri wese ahereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa gatatu Kamena mwaka wa 2025 kuwa kabiri iragira iti Yesu Kristo ni avoka wizewe kandi mwiza. Yesu Kristo ni avoka wizewe kandi mwiza. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'120, indirimbo zo gushimisha Imana igira iti mu ijuru imbere y'Imana. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Yarancunguye ngo mbe uwe, niko kunyishingira, kuko adapfa singipfuye. Jye na Yesu turi umwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bene data twihuse, dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice ni 2, umurongo wa mbere tugeze kuri 2. Haravuga ngo, bana banjye bato mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Cyakora niyagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi. Dusome mu gitabo cy'Abaheburayo, ibice ni 7, umurongo wa 24 tugeze kuri 25. Baravuga ngo, naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka, nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Iyo umuntu afite urubanza mu rukiko, afite ibyo abamurega cyangwa se abamushinja imbere y'urukiko, akenera uwo mwunganira cyangwa se umuburanira imbere y'abacamanza. Uwo umwunganira yitwa avoka. Uyu ashinzwe gutanga inama, kuyunganira, kumukorera imyanzuro ibijyanye n'amategeko azifashisha mu gihe cyo kuburana. Ashobora kumwunganira bari kumwe cyangwa se akamuburanira adahari. Tumaze gusoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice 2, umurongo wa mbere kugeza kuri 2, hagira ati, bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Cyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Abaheburayo naho 7, umurongo wa 24 kugeza kuri 25, haragira hati, naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka, cyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Usomye ibi byanditswe byera, wabasha kwibwira ko ariko nubwo dufite umurengezi ko twemerewe gukora ibyaha, sibyo? Hashatse kuvuga ko mu gihe ukoze impanuka ukagwa mu cyaha utari wabigambiriye, utari ukwiriye guhita ugendanira ko oya, ahubwo wagombye kwihana kandi wibuka ko ufite umurengezi ukuvuganira imbere y'Imana, abasha gusobanura intege nke zawe imbere y'Imana, ndetse akomeza gutakambira imbere ya Se, kandi yibutsa amaraso ye yamenetse ku musaraba Golgotha ko atabaye impfabusa, ahubwo yakubereye impongano y'ibyaha twakoze n'ibyo tugikora. Maze Uwiteka mucamanza akibuka uburyo umwana we yemeye kutwitangira ku musaraba, akabasha kutubabarira. Ibuka ko nta cyaha na kimwe atababarira, naho cyatukura tukutuku.
imbabazi ze zihoraho iteka. Hanyuma uce bugufi uyisabe imbabazi, nayo biciye binyuze mu mwana wayo irakubabarira rwose. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye ko waduhaye umuvugizi ari we Yesu Kristo, kugira ngo tubere avoka mukuru, avoka principale, ari we utuburanira kandi ku buntu, kandi iyo yatuburaniye nta rubanza na rumwe tudatsinda, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ibyaha tuguyemo urongera ukatugirira icyizere, ndetse ukaduha n'imbaraga zo kuzabinesha ikindi gihe. Urakoze, urakarama. Fasha uyu mwene data mu imbaraga, kandi twese ukomeze kubana natwe. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo senze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro komeze kubana namwe mwese bene data. Mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.